ukibaza ni gute aya majwi yaba yarafashwe na iPhone 14 kandi icyo gihe bavuze iPhone 14 itari yagasohoka. Nyamara ibi bintu harimo akagambane gahagije nk'uko abantu benshi bagiye babivuga ati bashaka kwigarurira irushanwa bakabinyuza mu gushinja Prince Kid ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aba bakobwa wakibaza ati ese koko ibyo bavuga it's a truth cyangwa ni ibinyoma byuzuye ubusa. So nanjye simbizi, ni ibintu nabonye kuriya. Uyu Prince Kid tugiye kugaruka ku bihe byiwe byagiye bitangaje nko mu bukwe bwe. Twagaruka nko mu bukwe bwe ni ibintu bitangaje kubona ko Prince Kid yakoze ubukwe umuntu wahaye ubuzima abakobwa barenga bangahe. Twavuga yuko yabahaye ubuzima kubera yuko right ni abakobwa baje barwanira irushanwa bareba ko batsinda. Prince Kid ibi byose yararangaje imbere abaha umwanya barigaragaza, harimo abatsinze, harimo na madamu we ni Miss Iradukunda Elisa 2017, Miss Rwanda, harimo Miss Jory, harimo Miss n'aba Miss benshi bamenyekanye mwakunze yagiye afasha bakagira ubuzima bwiza kabisa. Ariko ikintu gitangaje ni Yes, ndagusuje kandi ngo n'ikaze yo kurikirana ibiganiro bya Day to Day. Wumva Derek adusanzwe tubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel. Uyu munsi mbazaniye inkuru, za nkuru mwari mutegereje muri benshi. Ni inkuru zacicikanye hirya no hino, iburana rya Prince Kid ari tuzi nka Ishimwe Diadoni alias Prince Kid ndetse na madamu we Iradukunda Elisa. Uyu munsi rero akaba yagaragaye imbere ya sentare cyangwa se imbere y'amategeko mu kuburana kwiwe, bisa nkaho byari iburana rya nyuma kugira ngo urubanza ruse nk'urupfundikiwe noneho deni bazagaruka bajya mu bijyanye no gusomwa k'urubanza. Uyu munsi rero nta kindi tugiye kuganiraho ni Prince Kid. Turebere hamwe ni bihe byaranze iri burana, cyangwa se turebe n'utuye dutendo udushya ndetse n'ibindi bintu byagiye bigaragara muri iri burana. Nta kindi rero tugiye kuganiraho ni Prince Kid. Iyi ni Day to Day umunsi ku munsi kugira ngo tujye dukomeza tubane kuri iyi channel. Urakora subscribe, share, comment kugira ngo 5 kuri 5 rero tujye tubana. So ngiye rero ni Derek, tujye kubana muri iki kiganiro kitari buze kuba kirekire kandi kitari bube na kigufi cyane kugira ngo tumenye byose kuri iri burana ry'uyu munsi. Uyu munsi rero nta wundi munsi turi kwa gatanu, uwa gatanu mwiza no wa gatanu waranzwe n'ibyishimo ku bantu bose. Ubwo Prince Kid yaburanaga benshi najyaga mbona bari mu dutwenge twa hato na hato bavuga ati byange bikunde umusaza baramurekura, ariko ntugire ngo koko bamurekuye, ahubwo urubanza nirwo rwarangiye. Igisigaye ni ugusoma urubanza bizaba ku itariki bemeje, nazo ndumva ejo nzaba nazibamenyeshe nzibabwire kugira ngo azaza asomerwa uburyo byagenzemo byose, hanyuma tumenye niba ataha cyangwa se ari ufungwa. Bamwe bakagira ati iki cyaha cy'amajwi noneho cyo cyananeye ubwoba. Ni icyaha cyaje bavuga yuko bavugaga imyaka 16. Ukibaza imyaka 16 niyo yajya guhanishwa kubera ya majwi gusa cyangwa ni ibindi bintu ntawamenya. Rero ikintu cyagitangaje muri urukiko, ibintu byari bitangaje byagaragayemo nta bindi. Uyu Prince Kid ubwo yarari imbere ya senare, nta bindi rero bagaragaje ni ibijyanye n'amajwi n'ubundi nibyo baburanaga. Uko byagenze nukuwe Prince Kid ubwo yarari imbere ya senare yagize gutya asa nk'utebeje, ariko n'ubundi style yarakomeje kandi ari na seriously cyane. Abaza abacamanza arabaza ati ese ubundi ni iki bakoresheje bafata ayo majwi? Abashinjacyaha nabo basubije bavuga ati Prince Kid wikigiza nkana, kuko urabizi neza ibyafasha amajwi ibyo ari byo. Ubwo rero icyari gitangaje kuri aya majwi ni ikintu nuko bavuze ko aya majwi yafashwe na iPhone 14, kandi mu by'ukuri igihe yafatiwe na iPhone 14 ntabwo yari yagasohoka. Ahantu niho hantu bagonganiye, hahita haba ibintu bisa nkaho biri mu mwivugutanyo mwinshi cyane. Ukibaza ni gute aya majwi yaba yarafashwe na iPhone 14 kandi icyo gihe bavuze iPhone 14 itari yagasohoka. Nyamara ibi bintu harimo akagambane gahagije nk'uko abantu benshi bagiye babivuga ati bashaka kwigarurira irushanwa bakabinyuza mu gushinja Prince Kid ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aba bakobwa wakibaza ati ese koko ibyo bavuga it's a truth cyangwa ni ibinyoma byuzuye ubusa. So nanjye simbizi, ni ibintu nabonye kuriya. Uyu Prince Kid tugiye kugaruka ku bihe byiwe byagiye
bitangaje. Nko mu bukwe bwe, twagaruka nko mu bukwe bwe ni ibintu bitangaje kubona ko Prince Kid yakoze ubukwe, umuntu wahaye ubuzima abakobwa barenga bangahe, twavuga yuko yabahaye ubuzima kubera yuko right ni abakobwa baje barwanira irushanwa bareba ko batsinda. Prince Kid ibi byose yararangaje imbere, abaha umwanya barigaragaza, harimo abatsinze, harimo na madamu we ni Miss Iradukunda Elisa 2017 Miss Rwanda, harimo Miss Jory, harimo Miss n'aba Miss benshi bamenyekanye mwakunze, yagiye afasha bakagira ubuzima bwiza kabisa. Ariko ikintu gitangaje ni nuko mu bukwe aba Miss nta numwe wagaragaye, usibye aba Miss batarenze bangaye bagaragayemo, kandi nabo atari baba Miss nyine wavuga ko bagize amazina ahambaye cyane nk'abo tuzi cyangwa se tumenyereye. Niyo mpamvu bataje, nta yindi mpamvu, nuko aribo bari barangaje imbere mu bashinjaga Prince Kid, bashakaga kumuhamya ibi byaha. Nubwo ndi kugenda mbona imigambi yabo iri kugenda icibwa amazi nk'uko babiteguye, nkabona ariko biri kugenda bipfa. Abantu benshi ati nta yindi mpamvu bamushinjaga, ahubwo nuko bashaka kujya begukana irushanwa. Ese irushanwa ubundi byarangiye baryegukanye? Hoya, ntago ariko byagenze. Irushanwa ntago baryegukanye, ahubwo irushanwa ryagiye mu maboko ya leta. Ubundi irushanwa ryari rifite ishimwe Diadenarius Prince Kid, ariko ubu ngubu barishyize mu maboko ya leta byemitse. Rero wakibaza ubundi barwaniraga iki bajya kuvuga ibi byose? Ese ubundi ni ukuri? Ase tukibaza uru rubanza niruramuka rutsinzwe na Prince Kid, ese we azarega? Nawe yarakwiye byibura kurega, kuko baramuzahaje, imitungo ye irafatirwa. Prince Kid by the way, nkwibutsa ubu tuvugana nta mutungo we afite, kuko imitungo ye yose yafatiriwe na leta. Abantu benshi bakibaza ati se Prince Kid ni gute yaba yarakoze mariage, ni gute yaba yarakoze ubukwe? Abantu bikabatungura, kandi koko imitungo ye birumvikana, imitungo yose iri muri leta, imitungo ye leta yarayifatiriye pe. Abandi bakavuga bati wasanga ari amafaranga y'umugore nka Miss Iradukunda Elisa baba barakoresheje, kuko bwari n'ubukwe buri amazing. Ntibinagutungure, n'umugore yabaye Miss Rwanda yarahashye, afite amafaranga, afite akantu, by the way yarakoze, ameze neza. Miss Rwanda ntago ari ikintu, ntago ari title yoroshye ku buryo ki wavuga ko ari ibintu byaba bitunguranye, no. Kandi wibuke ko Iradukunda Prince Kid cyane ku rwego ntacyo atakora. Mwagiye mubibona mu mashusho agiye atandukanye, ubwo Miss Iradukunda Elisa nawe yafunzweho, kandi Miss Iradukunda Elisa nawe afite urubanza. Nyuma y'iyi myaka 3 nawe afite urubanza azaburana. Gusa I think cyangwa se I hope ko azaba amaze kwibaruka, afite umuryango uri full. Abantu benshi bakagira bati ibi bintu byaducanze, koko biranacanganye. How ni gute bashobora kuvuga iPhone icyo gihe rwose ntago yari yagasohoka 14 yaturutse? Aka kantu abantu benshi bakibajeho ku buryo ku rukiko wahuraga n'umuntu ari kuvuga ati, ugasanga umunyamakuru abajije nk'abantu bihagarara ati utunze iyihe phone, kubera ko ni ikintu cyari gitunguranye cyane kubona abantu baburana bakavuga ngo amajwi yafashwe na iPhone. How? So ni ibintu rero ubona ko birimo utuntu tw'utunyanga tw'udutrike twinshi cyane. Nkwibutsa ko uyu Prince Kid niwe muntu wabashije kuyobora iri rushanwa rya Miss Rwanda igihe gisa nk'aho ari kinini kabisa. Ni umuntu rero wari ufite title. Rero nibigutungure kubona Prince Kid hari abantu benshi bamushagaye, hari abantu benshi bifuza ko yarekurwa, hari abantu benshi. Prince Kid ni umuntu ukomeye, bada ntago nta kuntu wafata rira rushanwa ngo uriyobore. Irushanwa riba rikurikiranwe n'abantu barenga miliyoni 20 bada ntago irushanwa rya Miss Rwanda rikurikirwa n'abanyarwanda gusa, n'abanyamahanga benshi bararikurikira, ku buryo usanga riba rikurikiwe hafi na miliyoni 50. Rero nta kuntu wakumva yuko umuntu ukurikirwa na miliyoni 50 kandi abo bose bareba iryo rushanwa, ni nako baba bagomba kumenya Prince Kid umuyobozi waryo. Rero nibigutungura kuba Prince Kid ari umuntu ukunzwe n'abantu, ari umuntu abantu bifuriza ko yarekurwa, ari umuntu bifuriza ko yaduhorerwa, kubera yuko Prince Kid he is a hero muri ibi bintu twagiye tubona byose. Umuntu wemeye gukora ubukwe, Edayeri ku rubanza yari afite abizi neza ko imbere gato, nkwibutse neza Prince Kid yashize nk'icyumweru niba atari 2 akoze ubukwe. Nawe can imagine
gukora ubukwe ufite urubanza uzi neza yuko mind yawe itari fresh, then ukarenza ukishima. Mwagiye mureba video nyinshi ziwe z'ubukwe, byari show, byari ibintu by'ibyishimo, nubwo bamwe bakomantinze bakavuga ati Prince Kid nta byishimo byari birimo. Ni gute umuntu yakishima abizi yuko afite urubanza? Yes, yakishima kwa yuko Prince Kid yahuye n'akaga kenshi, yahuye n'ibintu byinshi by'ibiza. Prince Kid numwumve ngo mve ko ari umuntu uburanirwa n'abantu boroshye. Aho ntago abantu bavuga ko aburanirwa n'abantu boroshye, ntago tubyumva kimwe. Prince Kid ni umugabo uburanirwa n'umupapa ndetse n'umubyeyi, ariko batari umugore n'umugabo, sorry, ahubwo nyine nuko ni abantu bakuze by the way, kandi I think ko babyaye, niyo mpamvu mbise umupapa n'umubyeyi. Wa mbere ni Maître Emerine Nyembo, I think muramuzi. Hakaza n'undi bita Kayijuka Ngabo, nawe ni umumetre buranira Prince Kid. Hakaza sasa abamushinja cyangwa se abashinjacyaha, sorry, nabo ni umupapa n'umumama. Bo ntago ndamenya neza neza, ariko I think ko nabo nzakurura nkamenya. So uyu Prince Kid rero ni umuntu waranzwe n'udushya twinshi by the way. Wenda murebye mu bantu bagiye bakurikirana ibintu Prince Kid yakoraga, ni umusore wagaragaraga before yuko yinjira muri ibi byago cyangwa se muri ibi bintu byose. Ni umusore wagaragaraga ari fit, yiyumva ahantu hose ameze fresh. Aba Miss rero bakavuga bati, bamwe bakavuga ngo impamvu bataje muri ubu bukwe nuko Edayeri ari uko ngo yabanye na Miss Iradukunda Elisa. Of course, kuko Miss Iradukunda Elisa yaramutsindiye, ni ibintu bigomba kuba biri naco binyuze mu mucyo. Yes, yamurwaniye urugamba rwishi cyane. Mwagiye mubona Elisa ibintu yagiye akora. Ni umugore wagaragaye mu mashusho menshi, aho yabaga yambaye amapingu, aho yabaga ameze nk'ufite agahinda. Mu kuburana kwinshi kose kwagiye kuranga Prince Kid yabaga ahari kugira ngo amube hafi, ndetse no mu rubanza rwa nyuma yuko uru ruba twari turi uyu munsi, naho yagaragaye bari kumwe ndetse n'abametre biwe, bifunze rwose bambaye neza, baza. Kandi ni umusore iyo ari kuburana utabona ko aba afite huti cyangwa se hubuhubu, no. We yiteguye icyo amategeko y'u Rwanda azakora cyangwa se icyo amategeko azategeka, cyane yuko yizeye yuko Republic of Rwanda ari abantu bacuru imanza fresh. So rero nta kindi twavuga usibye kubabwira yuko update nuko zihagaze. Ntabwo urubanza rwarangiye, no, ntabwo urubanza rwarangiye, ahubwo rwabaye rupfundikiwe kugira ngo bazagaruke basoma uko byifashe. Ndakeka yuko umunsi wa nyuma bazaza gusoma azaba ari umunsi wo kuvuga ngo Prince Kid you are free, cyangwa se Prince Kid urajya muri prison uryozwe ibyaha wakoze. Gusa benshi bakavuga ati nubwo Prince Kid koko ibyo aregwa yaba ari byo, ni umuntu wagaragaje kwitanga, guhinduka, kugaragara yuko ari umuntu wahindutse mu buzima bwe cyangwa se afite izindi ntego. Abantu bakavuga ati nubwo byaba bimuhama byibura bamudorera, ariko usibye yuko 90% Prince Kid he's free. Yeah, wenda kangahe ku ijana niko tutazi, kubera yuko bari abakobwa baracyaryamye haraka, nabo ntiboroshye my friend. Hari abakobwa bakaze ku majwi baje baburana bya danje. Ni abakobwa badakunze kugaragara muri sentare, bo ntibajya bahagera, ahubwo bo baragenda bagavuga bagaha amakuru abashinjacyaha, hanyuma abashinjacyaha nabo bakaza bakaburana. Ni abakobwa batajya bagaragara pe, ahubwo ni n'ibintu bitangaje. Edayeri mu bukwe nta wabonetse, nta Miss wabonetse. Abacyakora bamwe bibereye hanze turabumva, ariko nawe nk'umuntu waguhaye life imeze kuri ntago wafata gufata umwanya ukaza ugataha ubukwe bwe. Ndumva nta kintu cya danje kibirimo, ndumva usibye amashyari n'ishyamba riba riri hano hanze. Abantu ubuse ubu ni gute? Ni kadufata urugero, uraje winjiye mu ishuri, urize, umutica aguhaye ibintu byose, aguhaye ubuzima,
murangije haciyemo imyaka rwose waragafashe umeze neza muhuriye mu muhanda ari kugenda n'amaguru yari isaziye umwimyeri ifite kandi ufite imodoka. Nese ubwo twavuga yuko ninde wakugejeje kuri ibyo byose? Yaguhaye ubwonko urangije utekereza icyo gukora. So Prince Kid twavuga ko yaremye aba bakobwa mu rwego ruhagije kuko iri rushanwa ryari rifatiye benshi ku bakobwa cyane cyane ryabagiraga abo bari bo, ryabagiraga abantu nyine bari strong, inzozi zabo nyine wabonaga ko bari barazikabije, ariko inyiturano nta yindi ni ukureka Prince Kid muri ibi byago. Nubwo abamisi benshi hafi bagiye bisubira bakavuga ati twebwe nyamara ibi bintu ntabwo tubiziho, ntabwo tuzi uko byagenze, nta nubwo Prince Kid yigeze twebwe twaka ibyo bintu nk'uko bavuga ngo yasabaga sex ku gahato. No, iryo ni isebanya, ni ibintu rwose bavuga ati ni isebanya kuko twebwe ntabwo twigeze tubyakwa, nta nubwo tubizi nta n'ibyabaye. Abandi ati rwose Prince Kid yatse happiness for forcing. Ibi bintu wakibaza ngo biravaye bikajya. Niba abantu bashobora kwifata bagakora agatsiko kugira ngo basebye umuntu cyangwa se bamurwanye, ni ibintu nyine bitangaje. Nta kindi cyatumye ibi bintu babikora edayera abantu benshi batekereza yuko ari ukubera iri rushanwa bashakaga kuryegukana, nta kindi. Leta nayo ati nkakanira rero ntabwo iri rushanwa muryegukana, irangije nta kindi bakoze, bahise bakora icyo bita kurishyira mu maboko ya leta. Ubu tuvugana iri rushanwa ntabwo riraba update ngo ryongere rikore nk'uko ryakoraga. Edaye nta nubwo tubizi ko rizongera gukora, kandi bamwe barakeka ko Prince Kid nubwo yarekurwa ashobora kurisubizwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nta wamenya. Uko nibasanga ari umwere, niyihe mpamvu batamusubiza irushanwa rye? Ntayo. Rero bibaza ngo Prince Kid muri iki gihe abayeho kubw'Imana nyine, kuko imitungo ye yarafatiriwe, abayeho kubw'Imana kandi afite n'umugore wakoze amafaranga. Kuba Miss umwaka wose ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ni ikintu kiba kigiye kuvamo ibiceri, ni ikintu kiba kigiye kuguhuza na public. So how abagomba rero kuba nawe hari uko yizigamye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyane ko Prince Kid mu by'ukuri gufatirwa ntabwo ari ukujyana. Igihe cyose amategeko yamugira umwere, azongera asubizwa umutungo we. Umutungo nagira nkwibutse ko impamvu uba wafatiriwe nta yindi, nuko haba hakekwa ibintu bigiye bitandukanye, harimo gutoroka, ni ibintu byinshi baba baguketse. Ariko kugufatira n'ubundi style niyo watoroka n'ubundi, kubera yuko uyu mutungo baba bawufatiriye, kandi birumvikana, ushobora gutoroka ariko ugatoroka nta kintu ufite, cyangwa se n'izo ntego zo gutoroka ntuzigereho kwa yuko byose bikorwa n'amafaranga. So rero iyo bagufatiriye ushobora gukipinga ukaguma ahantu. Niyo mpamvu rero baba bagufatiriye, cyane yuko dosiye ya Prince Kid ntabwo ari dosiye yoroshye bagabo. Ni dosiye yagaragayemo ibintu byinshi, n'amacanga menshi cyangwa se gucabiranya. Ndakubwiye ngo byari ibintu by'umuriro, gusa uyu munsi babihosheje, byagiye gake gake. Ni n'urubanza rwihuse, ntabwo ari urubanza rwatinze. Byari ibintu bakubita babangura kabisa, ku buryo mu gihe kingana n'isaha urubanza rwawe rurangiye. Binjiye mu kuburana muri 3:30, hanyuma y'isaha byose byari birangiye. So nta kindi rero nakubwira, ni ukuguma kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana nkukubite update by update. Nta gihindutse, tuzabamenyesha uko ibikurikira byagenze cyangwa se ibizakurikiraho nyuma. So rero nakubwira ngo komeza ugire ibihe byiza wowe ukurikirana iyi YouTube channel, ugubwe neza, ndetse kuri iyi YouTube channel ya day to day tuzajya tubanaho umunsi ku munsi. So komeza ugire ibihe byiza kandi ugubwe neza. Ciao ciao, bye bye.